ako kantu rero wose sheri nkavuge kambaze ngusome nose abakurikira Urugendo TV iyo bamubonye guhera mu bworo bw'ikirenge kugera hariya nta kintu babona koko n'uburyohe kuva mu bworo bw'ikirenge uburyohe harya baburebesha amaso uburyohe oya ahanini uburyohe ubumenya winjiyemo imbere impamvu namwise buryohe rero nuko yagezemo agasanga hararyoshye sanga zidabigeze kujya umpimba kitwa Munyakazi urakibuka wamaze nk'imyaka birukanye ariko se iyo buretse nkarangiza n'ibyo mvuze ukareka kumvangira koko akazi koko mbizi ko nari kukivugira mbese ubwo nabyisha ariko ntacyo babe ba Munyakazi abagore niba utazi gukora umugore rwose arakugendana sibyo 17 tubana nje n'umugore wanjye wumva namurongo yafite ibere rigeze gute uzi ko swingi yagiraga icyo gihe ku ibere itandukanye nuko maze kose abana 5 iyo turi muri gahunda agakoraho gato gutya yewe we ndadutumirwa genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mubyeyi urashaka ko umwana wawe agubwa neza akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye, nta kindi mugurira ikinyobwa cyiza cyane Sana Juice. Sana Juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi uhereje umwana ku ishuri ntiwibagirwe kumupfunyikira Sana Juice yo mu gakombe, iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi nimba ufite abashyitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza bakuganye bose Sana Juice urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana Juice ibiceri 200 gusa, ntubirenze. Sana Juice, wow. Reka nizere ko umeze neza uri hose ukurikira ibiganiro by'Urugendo Online TV. Imana ikomeze kuguhumugisha cyane. Nitwa Sam Gakire, ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Nkomeza urugendo rwanjye, ndagira nkubwire kandi nimba turi kumwe muri wa rugendo ukunda gutemberera mu mujyi, hari restaurant nziza cyane bita Gift Restaurant iri mu nyubako ya Kigali Tower, hateganye na station itagikora. Aho hantu bafite amafunguro meza cyane, bafite promotion za pizza, ibinyobwa bitandukanye, baba bafite karaoke, baba bafite live band, bafite ndetse n'umuhanzi, ibintu byiza cyane. Ni muri Gift Restaurant rero hagana, ubundi dukomezanye urugendo nta nyota nta ninzara. Uyu munsi ngarutse ndi kumwe na best of the best, ni couple nziza cyane nkunda, nziko namwe mukunda abantu bajya bakurikira ibiganiro. Aba bantu batera umuntu agashari. Ari umuhanzi waririmbye ngo ngutuma numva nakora urugo nkiri umwana. Muraho neza? Muraho. Yesu ashimwe. Amena. Imbazwe. Turakomeye cyane. Ku bantu babakurikiye n'ubwa mbere, wenda abantu bamwe basanzwe babona kuri Buryohe TV. Buryohe TV. Abantu banageho umuntu ukiri gufungura hano umara kureba iki kiganiro, link nayisize munsi. Bituma no kubanza ukore subscribe, ubundi ujye ukurikira inama zo bijyanye n'urugo kuri Buryohe TV. Ingo uko bazubaka. Byaba mu mibanire mu kubana mu buzima bwa buri munsi bw'abashakanye, ndetse byaba no mu gutera akabariro. Buryohe TV yageze kure ku buryo mu bashakanye mu gutera akabariro bagakore nta uhenze undi cyane. Hari igihe abagabo bahenda abagore, my friend. Izo mbogamizi dukunda kuzibona, njya nakira ubuhamya bwinshi bw'abantu hano bambwira icyasenye ingo zabo, bambwira ko byagenze. Ariko nanone reka tubanze twibwira abantu badukurikiye. Nibyo. Amazina yanjye bwite nitwa Otto Ahmed. Nje nitwa Umurerwa Diane. Noneho wenda reka dutangire turebe inkuru yanyu y'urukundo, urugendo, ko twe turi urugendo kandi burya ntago ruhera mu hagati, ruratangira. Tangiriro herezo rukumya rugenda. Mumaranye igihe kingana gute? Sheri tariki nakurongoreyeho n'ukwezi
n'umwaka yibabwire. Yari tariki 14 z'ukwa kabiri 2005. Iyo tariki wayumvise ariko 14 z'ukwa kabiri. Imyaka 17 irashize. Severa tariki baryari. Iba mu kwa kabiri. Ku itariki zingahe? 14. 14 z'ukwa kabiri. Namurongo uvuga ngo Severa yigeze nge na buryohe wanje. Tuba twujuje umwaka runaka tubanye. Yejo bundi uri umwaka wa 17. Mu myaka 17 yose muri kumwe cyane. Nirihe banga ko muhora muri abajene. Ubwo imfura yanyu abantu barabyumva ko iri mu myaka 15. Iri segonde 17. 16. Kuko nabanye nawe mita mu pastorinda. Ukorera imbere. Nahise nyimucumita. Cyane rwose. Nirese umuntu ari kubabona nanjye nkibabona. Murabona muri mumeze nk'abajene Marie cyangwa se abantu bafite agabibega kiri gato. Reka twibise ibyare eshanu. Yego eshanu. Ubundi rero guhora umugore afite itoto nta kindi bisaba ubwumvikane mu rugo. Iyo mufite ubwumvikane mu rugo hagati yawe n'umugabo wawe nta stress mubanye neza ntacyo mushishanya mwumvikana ubuse koko uwazana iminkanya. Ese mu yandi magambo kurema icyizere hagati mwembi yabashakanye muhishanye kandi nibigera mu kabariro gaterwe neza ntawe uhenze undi. Ako kane aho hantu turaza kuhagera mu kanya ariko tutari twahagera. Izina Buryohe hari Buryohe TV ariko Buryohe numvise uri kubyita madamu wawe kubera iki? Ako kantu rero wose sheri nkavuge kambaze ngusome. Nose abakurikira Urugendo TV iyo bamubonye guhera mu bworo bw'ikirenge kugera hariya nta kintu babona koko n'uburyohe kuva mu bworo bw'ikirenge. Buryohe harya baburebesha amaso. Uburyohe oya ahanini uburyohe ubumenya winjiyemo imbere. Hari abantu bajya bavuga ariko ntabwo ari ubwo ku bantu ubw'ibintu ngiye nibwo nzi kuko ngewe ngenda cyari muto iyo ari nk'igisheke cyangwa se ari nk'inyama bisaba ko umenya wumva test. Rero twebwe ibyo twigisha hari benshi bajya bavuga ngo yaba n'umugore ahise ngo doriya ngo ukugura afite ngaranyara iki ngo yabona iminwa ngo igitsina cye ngo ariko ibyo ni ukubesha burya hari igihe aba ameze gutya afite iyo minwa afite ayo maguru bavuga wajya ari imbere mu gitsina ugasanga mu butayu bwa Sahara. Sahara warabuze ubutayu bwa Sahara. Iryo ni ibanga mu mpamvu wenda zo ubimenye wagezemo muri make. Impamvu namwise Buryohe rero nuko yagezemo agasanga hararyoshye sanga noneho mu myaka 17 se watuyeyo ntago urajya gukodesha handi cyangwa ngo ubugiye baba we ubu nava hano njyahe mbwira ko nawe uramubona ega urareba inyuma imbere ho imbere ni atari wowe urareba inyuma tumatekereza na cameraman arimo arareba inyuma imbere ugezemo tuvuge ko uri Buryohe we niki kuko we ni byose ubundi Imana niyo byose havuyeho Imana we ni byose. Hari akazina wigeze kujya umpimba kitwa Munyakazi urakibuka wamaze nk'imyaka birukanye ariko se iyo buretse nkarangiza n'ibyo mvuze ukareka kumvangira koko akazi koko mbizi ko nari kukivugira mbese ubwo nabyisha ariko ntacyo babe ba Munyakazi abagore niba utazi gukora umugore rwose arakugendana. Kandi iyo tuvuze Munyakazi ku mugabo ntago tuba tuvuze abenshi hari igihe bahita bumva burya hariya kugira ngo uhagere uhagera uko wabanje kuguyaguye umugore. Ntago ari ukugenda ngo uhite wurira nk'uwurira inka. Yego. Urabanza mbese urabona iyi nka ugiye kuyikama urabanza nawe ukayagaza. Karese mu magambo yo hanze. Urabanza n'umugore rero ukamwagaza kugira ngo bigende neza hari ahaviburi. Ujye kuri gahunda cyatose no kwagaza no mu buzima busanzwe wowe mugabo ba hafi y'umugore umuganiriza cyane icyo iyo wagitsinze icyo ngicyo wagitsinze hariya hahita hikora
automatically. Noneho reka nsubire inyuma gato ndebe kugira ngo mutangire gukora ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga mutangize iracano yanyu bita Buryohe TV. Ni cano yanaje abantu benshi ngira ngo muranambwira n'intambara mwagiye muhura nazo guhindura imyumvire y'abantu ko turacyafite abantu yumva uvuze nk'ibuvuze yego agahita avuga ngo ibishego babyita ibishego bavuga noneho nimba mufite naho musengera mumbwira ukuntu byakiriwe n'abantu. Ibi ntago ari ibishego kuko ntago tweruye ntago twavuze igitsina mu ijambo rya uko cyitwa uko tukizi mu Kinyarwanda ko navuze iyo umugabo sinavuze igitsina cyangwa inkoresho ntago nayivuze mu ntuzo hari ibyo tuba dusigasira rero hari ibyo tuba dusigasira imbogamizi twagiye tuzibona ariko tugitangira bataba abantu noneho bavuye he bamwe niba natumenye bakumva ko ari nk'umuntu nagiye gukodesha atari umugore wanjye nyuma batangiye kutumenyera babona ati uyu n'umugabo n'umugore basezeranye imbere y'Imana mu rusengero nako twari mu musigiti turi abasilamu aba bantu bakoze ku idarapo barasezeranye imbere y'amategeko abantu nyamara twumva ibyo bavuga abantu bagenda batuyoboka gutyo. Igitekerezo ninde wakizanye cyo kugira mutangire gukora ibiganiro hagati yanyu? Ni Mutima, ni Kibamba niwe ni sherifu w'umujyi byose ni njyewe sinavuze ko ari byose Munyakazi kuko natangiye nkumirwa ku maradiyo kuri radio nabanje kuri Flash FM mu kiganiro cya Vestine Dusabe cyitwaga zirara zisabwacya zikazima ahaviriyeho arongera ntumira kuri City Radio kuri Rwubakene mu kiganiro cya Dusabe Vestine aho rero niho yatangiye ntumira kuko yabonaga ndi nararibonye mu gikorwa cyo gutera akabariro kubyiyi ntago mvuze ko bikora abanyumve ntago nabimukoze ntago nabimukoze wabyumva yagira ngo nabanje kugira oya yasanze mu bwenge mfite mu bintu bindimo mu mujyanama wundimo yasanze nakugira icyo nungura abamukurikira kuri mu radio iyo akoreraho yumva ko yantumira ntangira kuzamuka gutyo cyangwa ntangira kumvwa n'abantu benshi gutyo n'abantu yicano ya Buryohe TV kuyifungura n'abantu bankunze bati wa mugabo we nyamara ibyo uvuga birubaka ufunguye channel YouTube ibintu byakubaka benshi ubwo tuyifungura gutyo nabonye ariko ibyo ari byose mwebwe mubikora kugira ngo mufashe abantu kuko mufite wenda nibindi mukora bibafasha mu buzima bwa buri munsi n'imibereho business dutunze ku ruhande yicano YouTube ya Buryohe TV nukugira ngo dufashe ingo zubatse ndetse n'abagiye kurushinga niyo nyungu dufitemo twebwe dukunda kugira ikibazo cyane cyane ugasanga ingo nyinshi zirasenyutse habuzeho icyo kintu ugasanga umugore wenda n'urugero abantu nibaze kunyumva nabo ariko imyumvire rimwe na rimwe usanga bifite abarokore ni nabo shobora no kumva iki kiganiro bavuga ati mu izina rya Yesu gakire noneho abo bantu bazanye ibyo nibiki bari kuvuga birashoboka cyane ariko ibi bintu biba bikenewe muri societe abantu babyumve neza cyane noneho turaza kureba turebe ba bantu barashakanye umukobwa ntigeze akubagana umusore ntigeze akubagana bashakanye ari bombi nta experience bafite muri ibyo bintu hagiyemo no kwitinya yego nizihe ngaruka zishobora kuzaho muri ibyo ngibyo saba abantu wabafasha iki umwe ari isugi undi ari imanzi amahirwe ya video twigeze kwisohora kuri Buryohe TV niba ajya gusacinga bafite no kuyibona ariko icyo tubwira abo bantu bahuye bombi umwe ari imanzi undi ari isugi urabona abasore bamwe hari igihe bajyana ubusore bwabo ubusore bwa ingufu zabo ati ngiye kumwemeza ikosa isugi burya igomba kubahwa buriya mwari muzi ko isugi inkoresho y'umugabo ifite kuzarinda higeramo yose ikarangiriramo atavuye amaraso ibyo mwari mubizi cyane rwose birashoboka si amavuta yaje numvishe no uwe musore ugiye kurongora iyo sugi wowe ufite kuba impamvu yuko iyo sugi yawe izahurwa igitsina gabo cyangwa izagikunda cyawe nuyimushyiramo nabi wihase ingufu ngo mwereke ko ngize uza akazi uzayimuhuza isugi bisaba pole pole niba ugiye gushyiramo
shyiramo buhoro nawe ariko yirekure avuze neza ntiyite ko ari isugi ngo umugabo nazamo ngo cyangwa wa musore ugiye babanye abumba usange bisaba kwirekura nawe kugira ngo ibona inyuma muhumurize umushyiramo buhoro buhoro usa nk'ukurakuza sibyo ubundi wa undi nawe ntiyitinye yasugi rego na murongo ari isugi niwe wabugurukije amahirwe tuvuga ibyo ntabwo tuvuga ibyo tutakoze ngo twumvisha ahandi oya uburyohe wanjye nguje tuvuga ibiturimo rwose yagize gute nawe yaremeye aba open wa munsi wa mbere buryo nirihe banga uba ufite kugira mu myaka 17 umaranye n'umugabo abatatekereza ku wundi mugore ahubwo ajya ahura najya no mu kazi azagukumbuye cyane ubundi umugabo wanjye impamvu mpora mufitiye apeti namushatse mukunzi yego mbese ibyo nasabye Imana nibyo yampaye Imana rero yiguhaye ibyo ushaka nawe ubifata nk'amata y'abashyitsi umugabo wanjye mbese nta stress navuga ko nibera nko mu ijuru rito urumva atahagukumbuye n'ubu ngo twicaye hano tutinze kuva hano nta stress amba hafi turaganira nta kibazo ngira ngo ntakimenye turuzuzanya mu rugo naba mbabaye naba nishimye nawe biba bimuriho nawe ibaza urugo rero rumeze ndi mu kazi nkamuvugisha uko ameze nawe ari mu kazi akavugisha uko ameze kuri telefone ikoranabuhanga ryaraje burya abashakanye ntibagashake ko bavuganira mu ngo zabo gusa ufite telefone n'undi arayifite kuki umugoroba urinda ugira nijoro mutaravugana n'uwawe urumva nta kuntu rero waba ubanye n'umugabo gutyo ngo ubure guhora umukunda noneho akarusho byagera mu buriri akaba gukorera neza amata babyara amavuta bavuga ati se ati bitewe n'uburyo abantu mu Kigali birirwa imitwe bahiye kandi biriya bintu bisaba gutuza icyo kintu duba tukibabwira sheri ibibazo ama problem ufite cyangwa stress ufite ariyo yose nta kubuza kwishimana n'uwawe uyasigaho wiriwe nujya mu rugo wumve ko ari yindi sugiyemo ibyaho wiriwe ubihasige wibagirwe na credit ya bank wibagirwe ko nyiri inzu none se uraza kubitura umugore ngo bigende we nasubwa mbere tuzakorana ikiganiro dufite amateka menshi ngiye naburyohe wanjye nubone tuburiya gutya tumeze gutya twaciye mu buzima bukomeye kandi ubwo buzima nitubabwira muzasanga bamwe benshi umwe atakwifuza undi ngo atera akabariro ako tweke twarabishoboye urumva kuba ufite keredi ya banki ntago bivuga ko mu rugo bitagenda neza kuba mwabwiriwe ntago bivuga ko mutatera akabariro aho ibintu byose riga burya ni mu mutwe Yehova mwitako nibyo abantu bishyiramo urumva utabyishyizemo yajya ku kazi atariye uzise ibyo ngibyo muvandi iyo mufite urukundo rwa rundi ruzira uburyarya mukava muri rwa rukundo bikava mu rukundo mukaba inshuti iyo mwabaye abajyamo imyaka mwambarana yose ndakurahiye ubuzima mwaba murimo bwose bwaba bubi mu bibazo byaba bwiza muhora mwiyumvanamo cyane ku buryo kumva ukeneye wowe mu gutera akabariro ntago bisaba ko hari ifiriti cyangwa inyama niyo aba ari ibishimba abagore bamwe ngo nutangurira inkoko nutangurira igitenge rurasenyutse niki gituma ufite Imana yaguhaye umudamu mwiza mukundana mumeze neza umujyi wa Kigali nawo wuzuyemo n'ibindi bizungerezi umugabo aviwe mu rugo asize umugore mu rugo yakikoza nko kwa rubangura yakubita amaso abagore b'abandi akibagirwa iyo yaragiye ibyo ari byose ntago ubura abadamu n'ibyo bintu none ubu navuga muri iki kiganiro yego ibyo bintu bitsindisha iki kugira ngo ukomeze kunambarara ku buryohe bwawe icyo mbitsindisha nuko mba nahaye agaciro buryohe wanjye ugira abantu baguhamagara bagutereta cyane benshi umwe si benshi ishyano ryose nanjye mba mbizi nanabibona muri telefone kandi n'uyu niko bamugira bamutereta niko bamutereta ubwo mwembi
muhita mwerekana nyine bitewe n'ibi biganiro dukora urumva ntibyabura iki kigabo shamenya cyankorera umuti cyangwa uyu mugore imenya hari ahantu ari fresh noneho icyo warumbajije icyo mbatsindishiriza kuko ntacyo mba naraburanye umugore wanjye icyambere nuko abarangiye mu mutima tukarenga kategori y'urukundo tukaba inshuti nta kintu ufite no kuyihisha nta kintu wayima nta n'icyo wayihemukiraho ufite guhemukira ukunda ariko inshuti ntushobora kuyihemukira ubwo rero noneho urumva n'impamvu nta muhemu cyangwa ntajya muri ibyo bintu wambajije araryoshye najya hanze nshaka iki nicyo nagiye kumubwira urumva icyo yajya gushaka hanze n'ubundi mba nakimuhaye neza bituma bamuhamagara mu gihe nakimuhaye hanze arajya gushaka iki noneho bituma bakomeza kumuhamagara nshaka kubwira abagabo ugasanga agiye hanze ngo umugore we ngo ntago aryoshye amatsiko ariko burya nta muntu wakurutira umugore wamuteguye neza iyo mvuze gutegura nimwumve ngo inkoko nimwumve ngo wax cyangwa super wax uhita wumvamo kuba hafi umugore umuganiriza waramuteguye neza mu buriri mugiye gukora cya gikorwa nyine ubwo biba bisatira kujya mu buriri burya mu buriri biryoha iyo mwabanje mu buzima busanzwe mubana muganira mwuzuzanya kuri nta kintu muhishanye reka iki kibazo nyibaze buryohe tuyadukunda kugira n'ibintu bimera gutyo umuntu akagushaka uteye neza umeze neza mu kanya ejo wabyara umwana wa mbere ibere rimwe rikaba rigwiriya irindi rikagwiriya umugabo ibi kabyibuha kabura forume bicece nibiki abantu barabiza abamama n'igihe umumama kubona uri umukobwa uri kwifota zengetse tibyihorere ntagoze uburyo ngiye nari imeze shaho ngwino byari tujya mu isi y'abantu babyibushye bakabura forume ibi bicece ko bifata shaho by'umugore wawe uyisi namurongoye afite ibere rimeze gutya umutemeri ufite ibiro bingahe 60 wari ubyejejemo se buriya rapikejejemo nawe kandi ndagutereteye ese ubundi yagutereteye kuki bwazanga ari icyayi teferi uzana namutereteye buriya rero oya reka banze musubize icyo cyangwa banze umurangirize no ibyo ngibyo waruvuze ngo ugasanga ngo ibere ryamanutse we nari mubajije ahubwo niwe nari nkibajije wowe wabigenje utibye byose ngo ukomeze kwiyitaho ubu umeze neza umuntu yabyaye umwana umwe babiri none abana batanu ntago uko yari ameze gutya ameze nk'urwaye ubu ngubu nyine urabona afite ntukajye reka nkubitagaye njyewe nari kurukunda ariko oya nubwo nari mfite ibiro bike ariko nari akajene keza nyine ibyo mvuga nyine wari ufite ryabere rimeze gutya noneho gira icyo ubwira nyine abantu noneho rero buriya abagore bagira defo ni abagore tugiye kubwira bagira defo kandi iyo defo niyo mbi ni nayo ibateza imyangaro buriya nubona umaze kubyara hari ukuntu iyo uri umukobwa uba wiyitaho kumva akantu kose urakarariki ariko burya nunabyara ujye ukomeza muri buriya buryo ugumye uhore waka ku buryo n'umugabo nakureba niyo waba warabyibushye ariko avuga ati nubwo umugore wanjye yabyibushye ariko araguma ari kwita aracyaguma ari mwiza agume agufitiye apeti ariko se urabyaye utangiye kwicupiza nawe ubwawe utangiye kwisubiza inyuma umugabo akazongera kukureba kuko arabona wahindutse wicuyishije ariko nanjye ngomba kukwitaho nk'umugabo abagabo babyumve kugira ngo use neza agomba kubigiramo uruhare twumve ku ruhande rw'umugabo kugira ngo umugore we akomeze amere neza kuko ubu kimufitiye ryarari buryohe wanjye arabivuze ko icyo namwunganiraho nuko nawe mugabo kugira ngo wa mugore ase neza bigire mu ruhare ryabere nubwo ryaguye waramurongoye ari saa sita topu ribonemo badukoreye n'amasuterega ariko hari ikintu abantu batazi inshuti uzi ko burya ibere ryaguye rigira swingi kurusha umutemeri kuko ngewe urabona tumenya imyaka 17 tubana sibyo 17 tubana nge n'umugore wanjye wumva namurongo afite ibere rigeze gute uzi ko swingi yagiraga icyo gihe ku ibere
itandukanye nuko imaze kose abana 5 iyo turi muri gahunda agakoraho gato gutya yewe we ndadutubiza kumirwa amata bayisabyara mitanja mu birere mbese ariho tugomba kuvana imyumvire muri bamwe mu bagabo abona umugore izanye ibinyenyanza ibere ryamanutse ngo apu uba kwishakira ubwana butoya kandi nawe yaragushatse ukiri muto yabaruzi ibere ryamanutse uburyo rigira swingi waryitayeho ntago wajya muri burabo bere abagabo ntibakirengagiza abagore bango nuko bazanye izo mpinduka kuko baba bahindutse bari kumwe abagore mbakanguriye kuguma mwiyitaho umugabo agume akureba abona uri izuba mu rugo umugabo atasanga uhora uri mushya ndakubwiye hari abantu baherekeje shero wanjye bari baje kundeba harugiye abantu nyine batahana bakavuga ati turashaka kureba buryohe wawe cyane baraza kuko gihiwe uri giye ndi mu rugo batangajwe n'uburyo basanze ameze baje banunguye wawe izi saa 4 z'ijoro harahanagiye kujya ko tubona buriya yikozeho ati baramaje ngase ngo mugiye kujya mu kihe kirori shirangira arabaza ngo ikiheze nkuruse ngo ko umugore wawe ngari kwaka bite byiwe yahise ababwira ati ngiye niteguye umugabo wanjye ati yoze ko burya ibyo bwe mutwigisha uzi ko burya ari byo kandi urumva bari bantunguye twari twabivuganye niyo mpamvu rero abagore umugabo aba agomba gusanga usa neza akakugirira peti nawe yaza ukamwakira neza cyane rwose ibi bintu byanyu ukumukundana ukumubanye hari abantu byibuza mumaze kubona babashimiye kubera bakurikiye ibiganiro byanyu byafashije benshi umwe se babiri se ni benshi kuko nyuma ho dutangiye kujya kuri channel YouTube ya Buryohe TV twaganywe n'abantu benshi bamaze kumenya ko ari umugabo n'umugore babanye umwe atabukubiri nundi baravuga ati aba bantu bavamo umunezero baduhaye ubujyanama benshi baratuganye tugenda tubona n'inyungu rwose batubwira bati iyo tutabagana urwacu barwarasenyutse koko buriya hari abagore baba bari mu ngo ariko hari ibintu byinshi batazi by'urugo hari n'umugabo uba uri mu rugo nawe ubwe atabizi ntarindi kuvuga ngo bitewe n'ibintu mba ndi kumva ntari nashaka ibyo byose ni experience nshaka kuzaba nanjye kuzahura na buryohe wanjye na nyiraburyo ibintu bikagenda neza cyane twari turi wenda kuganira ni byinshi cyane wenda nzajya batumira mwari muvuze ngo mufite ubuhamya bw'ubuzima mwanyuzemo bushobora gufasha abafite ingo abashakanye ibyo byose nzi ko byishimo ese gutera akabariro bishobora gutandukanya umugore n'umugabo birashoboka cyane hari benshi rwose bafite gutandukana bitewe n'uko katakozwe neza cyane mbese ntugereze umuntu kandi banakugira inama ntubashe kubyumva hari abagabo bigira abantu ati uri arangira inama gutera akabariro mu buhe buryo kandi biriya ni tekinike hari benshi bazi ko ari ukuza ukajya hejuru kare abajya gushaka imiti se mu bavuzi gakondo ariko babyishyizemo burya kugira ngo babashe gutera akabariro se oya imiti buriya ari myiza ibintu wabyishyizemo ubundi cyambere ni mu mutwe iyo wishyizemo ikintu uti iki kintu ndagikora uragikora kandi ukagishobora upfa ko bisetinze mu bwonko bwawe nta miti bigombera abantu babyumve rero byari byose ariko abantu bajya kugura imiti mu bavuzi gakondo ntago ngiye mbabujije isoko mujyeyo nimba bibakorera ariko nanone iyo umuntu atekanye ameze neza nkuko babivuze nkuko batugira inama ati no mu gihe twe twari dufite ubukene tutanariye byagenderaga neza ubwo urumva ko twirukanye dukodesha batwirukanye twabuze naho turyama yaranyifuzaga iyo muze kwifuza ubwo nakabariro nangi kametesheje ngabucumu mwifuza tutitaye kuki tutitaye ko turi mu rugo rw'abandi bimwe bavuga ngo gutera akabariro yari impunzi najye kumucumbikisha ahantu ngewe ndaraguzwa mu misigiti nari umusiramu icyo gihe ndaraguzwa mu misigiti umusengera hehe ni mu itorero bita Shekina
riba Kicukiro. Shekina ndarize. Shekina niho musengera abantu bose basengera, reka tubasuhuze cyane. Ese nta mbogamizi mujya mugira z'abakristo cyangwa abantu musengana bavuga ati ako birabintu koko muri kuvuga imyumvire bigitangira baravuze se umukristo wacu tibiti, ariko nyuma babona ko bya bintu ari iki bifite akamaro, ari ingenzi buryo bamwe mu bakristo dusengana bagiye batwitabaza mu bibazo byabo bafite, byaba mu buriri, byaba mu buzima busanzwe babanamo, kuri yabakubitana inkokora tukabagira inama kandi urugo rwabo rukamera neza mu izina rya Yesu. Wow, ni byiza, reka mbashimire ku mwanya muduhaye ibyo byose. Ubu mwinjiye mu bantu turi kumwe muri rwa rugendo, hari abantu tuba turi kumwe mu rugendo kandi rukomeje. Ubwo n'uburyohe TV nayo twinjiye, kandi umuntu wese ntago ari uburyohe TV, buryohe ni buryohe TV. Ushyizeho ubu byinshi ushyizeho ubu waba ugiye ahandi. Buryohe TV. Ubwo kugira uryitiye umugore wari wahuritse uko twabivuze nyine, guhera munsi y'ikirenge kugera hano mu gihorihori araryoshye. wari wazahaye wataye ubwenge uravuga ati amahirwe byarampiriye cyane rwose. Bikomeze gutya kugera mushaje, kugera igihe cyose, kugera igihe mukiri kumwe. Imana ibakomeze ariko Imana izabijyamo ari uko twebwe twabigizemo uruhare. Nitwe tugomba kubirema, Imana ikadushyigikira kugira ngo tuzarambane dukundana, kuko mu myaka 17 tumaranye nta kintu na kimwe turapfa, na kimwe kurango nazibona zidakomana amahembe, reka nta na kimwe cyane. Sarandakarira sindamurakarira 17 rihiritse ntago bihira bake. Wa muntu utazamwigana ngo rekuza n'umugore umugashwana muri ntuza muri buye cyane. Ubundi abashakanye nugora muri update, ntusinzire, nuguhorana udushya mu rugo, mu rugo rwanyu mugarana udushya, haba mu rugo haba mu buriri, hagomba guhoramo impinduka aho muri hose. Reka mbashimire cyane abantu bari kudukurikira. Ubwo bajye kuri ni Buryohe TV bakore subscribe. Ubwo hariho ibiganiro bafite mu birebe, nimero yabo no turaza kuyishyiraho hejuru. Nimba mufitanye amakimbirane, nimba mufite nyine ibintu bitari kugenda neza, nimba utari kubona uburyohe, wasanga uri kurenganya umugore wawe ari Buryohe, ubahamagare baragufasha. Nimero yanyu turaza kuyishyiraho hejuru. Mwakoze kuza, kereka nimba aricyo muri bubwira abakunzi b'Urugendo Online TV. Wenda mu gusoza ndabwira abagabo mukunda abagore banyu, kubakunda nta kundi mu bihafi umuganiriza ku kantu kose, yaba yishimye yaba ababaye, umube hafi umuganirize. Ibindi bizikora byo muri Afurika y'Epfo, bizikora nta ngufu ushyizemo. Nicyo nabwira abagabo, nicyo nanjye nabwira abagore. Abagore mwige kwiyitaho, ikindi mukunde abagabo banyu, wumve ko nta wundi mugabo waruta umugabo wawe. Abagore niryo jambo nababwira, yiteho rwose. Benshi mu bahaciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Eva Life riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Eva Life nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe, rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.